mwabantu mwe umutima wawe wamenetse ahubwo urenda no guturika. Pole sana kabisa mama Farida. Oya nyine kumeneka nshatse kuvuga wuzuyemo kuri kwinshi noneho nta bintu by'uburyarya nta ngaho komeza umbwire nacyo. Niye nagusabaga imbabazi bazimaye se. Kwicwa n'uburoro we. Iwe ngo ndakicwa n'uburoro. Nacyo nushaka unuko urumva keza. Urugura jewe rakisi mukeneye rakino umukafiri nidaje ngiye kubaha ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe turasubije kandi tubifuza gukomeza kugira ibihe bigize mwese tubana umunsi kundira kandi ziri kumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment hari benshi mugira inama kandi zikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi niyo mpamvu mbashimira hari naba mugenda mufasha mu buryo bwihariye nabwo rero ndabashimira Imana igisubiza aho mwakuye ndi kumwe na Farida ndetse na Naki cyangwa se n'uwahoze ari sheri we kubera ko hari umuntu ushobora kwibaza rakapfana iki na Raki yapfana iki bitakira ibyo ntacyo bitwaye kuko nk'umuntu urebye ikiganiro bwa mbere ibindi tarabirebye ashaka kwibaza se uriya mutipe apfana iki na Farida urumva rero ukanyuzamo kugira ngo ahita byumva yahoze kandi n'ubundi byabaye herega ibyabaye ntago birangira biba byarabaye niba hari ukuntu wigenje ukaryaho ntago bizibagirana kandi na Farida arabivuga ntago azambyibagirwa Farida n'ubizi ase kuryoshye nta kibazo ufite ubundi ufite ikihe kibazo karyoshye nta kibazo afite bararyoha taryoha wamushaka rega buriya bundi Farida akenshi na kenshi duhura abafite amakuru mashasha akenshi na kenshi agiye kutubwira uko umugabo aryoha none se uwo mugore ajya kuryoherwa ari kwiryohera okay kugira ngo umugore aryoha afite umuryoshye aha sigaho ntuza we Farida ashaka kuba afite ubumenyi mu winzimuzi mwarimu urumva ko gutatse kuryoshye urumva Raki iyo mikoro iri kwaka neza kandi urumva ko gutatse kuryoshye aho umugore ari mu mwarimu ni mwarimu se watumye mba mwarimu se ni bisanzwe mwarimu kabisa Fari amakuru shamakuru ni meza Raki nawe tuguhaye ikaze muse ikaze ko turi horanara ariko nyire murakoze cyane habacemiye kirekire nka Farida muherukaga ryari cemiye kweri igihe kirekire igihe kinini harimo kumburanye Farida se akantu ko kumbura nasuko kari ngombwa ariko reka nkubwire Keza gusa nyine iyo ni imigani ya kera itari ngombwa kandi ishaje ntabwo wafata imigani yo muri za 70 uyizane muri 2030 nusiko niba warasenye ibyo wubatse urumva hakorwa iki nyuma yaho tugomba kubyemera nyine bikasigara ari amatongo sina ngombwa cyane kabone ko nta n'imbaraga bigifite ubwo se hanyuma rero Raki uyu muhuro wabayeho kubonana uyu mubonano w'iki n'iki wanjye nawe na Keza nisuko twabonanye twahuye yes uyu muhuro rero ni wa Farida wawe niwe wawusabye Farida waje agoreka nkwereke Keza kwanza kamanze nsuza abantu banje Waislamu reka mbifuze kuzagira igisibo cyiza Waislamu turi mu gisibo twizere go tujye gushyira ibintu ku murongo byagomye kuba biriho ku murongo mwiza tugerageza gukora ibikorwa byiza kugira impuhwe n'urukundo haba Nyagasani atworohereze yewe none ko Imana yatubwiye ngo tuyisenge nitutayisenga ibiti n'amabuye bizayisenga kugira ngo isengwe n'ibiti n'amabuye rero twabyikorera tugomba kubikora ndi kugusobanura ko guhura kwacu hano ari Farida wabisabye ego Farida inama y'igitaraganya niwe wayitumije
rwose afite ibintu byinshi yifuza kukubwira. Farida ashaka kumbwira gute none Nk'umuntu we wa hafi. ubundi meze bite Fari Ngaho mu ndero rya basuhurizanyije ariko Farida shamba sha. munjijisha. Farida ameze nk'umuntu warwaye. Simbizi no kwihanganira uko turi buvuze byose. Gusa niwe wagutumije avuga ko yifuza ko muhura nanjye mpari. Ari byinshi yifuza kukubwira byiza. icyo kiganiro ntacyo yabonyera Ntabwo mbizi. maze iminsi ni bize cyane ibintu by'ibiganiro Rero tudatinze kubera ko ndi kumva hari abantu bari kwihuta. Nagira ngo Farida amuhe ijambo. Nk'umuntu waguhamagaye akubwire si no kukunyuramo arakusobanurira neza uko nambwire nanjye siko hanyuma namwitabira rwose akugezeho ijambo yifuza kukubwira, akugezeho ikintu cyose yifuza kubwira uyu munsi. Nabwiye ko hari byinshi yifuza kukumenyesha, harimo n'ibitari byo mu byavuzwe byose ngo aragusobanurira. bivuze ngo nitabye se Oya, ntabwo witabye urukiko. waje kumva icyo ngushakira Farida rero ni sawa cyane mbere niterebye njye rero ejo bundi nari nakoze ikiganiro ndimo ndasaba abantu bose imbabazi nawe urimo nanjye bwanjye nzisaba kuko ibintu nakoze ntabwo byari bikwiye nko kubikorera nyine inshuti yanjye urabizi umubano twagiranye noneho nyuma y'ibyo kumva ngo inda yaratewe hajemo Gilbert hajemo inda yaratewe uvuga ngo naratwisa wowe nyine yaratewe ibyo nibyo ndi kuvuga noneho nyuma y'ibyo byose urabizi ibintu twagiye ducamo by'intambara rimwe twakundanye rimwe byanze hajemo imiryango byo kuyijagaraza kandi nzi neza ukuri ko inda atari iyawe urumva nyine ni ikosa rikomeye nk'umuntu mukuru naricaye mbitekerezaho ndavuga ati byibuze bwa rimwe kanze nsaba imbabazi nta buryarya nta kindi kintu ngamije gusa ubundi bwo turemera ko nta buryarya buriya no ya ni byaba ari uburyarya ubwo sinzi nose waje uwo bibone ko ari uburyarya kuko nyine wari bubibone ariko icyo nzi neza n'umutima wanjye nzi ukuri kw'ibyo nshaka nyine gukora nshaka kuri gusaba imbabazi narakubeshye ngo uriya mwana n'uwawe sibyo ndabizi wenda sinzi niba kumbe waranambeshyeraga kumbe nawe wari ubizi neza nari mbizi Imana ishimwe nari mbizi ariko impamvu nakubeshyeraga ni uko nabonaga wari waragiye kure kandi nkukeneye wabonaga se bitari bikwiye ko njya kure ntabwo byari bikwiye ko unsiga kandi ubizi neza amvaka cyakora nagombaga kujya ku ruhande rwawe wangiye kure nta mpamvu ariko nijye wabiteye kuko kiriya gihe nakwimaga ngo ndi mu urumva ko impamvu yari ihari rero impamvu yari ihari ni ukuvuga ngo rero nyuma ya biriya bihe n'ibintu byose naciyemo nkanibwe ejo bundi barananyibye pole barakwibye baranyibye mperuka numva ngo washinze akabari akabari ko ni ibisanzwe urabizi ahubwo basanga oya ngo yari yarimutse kutatubwiye ngo tube tutaye n'akabari se keretse wenda niba ari urwaye amakuru akakubeshya ariko ntabwo nigeze nimuka nakoraga n'ubundi hahandi noneho bakwibye bamwe ku kazi pole gusa ubwo ntabwo leta yabijemo yabigiyemo turahiga turabura baramwara njye mu bapfumu kandi sinajyayo ibintu by'abapfumu ko bakundagara ntabwo nigize mbakundira nta bapfumu nigize nkunda kiragiye ko bamfashije abantu bakamuzana nijye wamuhamagaye ko babonye indwaye bangiye baramuzana cyangwa waratinye ko bapfumu bashyira ukuri ahagaragara oya si icyo ngicyo umuntu ashize kuri ahagaragara ikibazo ufite kigakemuka ibyo nta kintu biba bitwara gusa nyine ntabwo nagutumirijeho ubusa kandi ikindi cya kabiri ibintu bitandukanye nuko wari usanzwe ubizi cyangwa se wari usanzwe ubibona ndagukeneye wenda mu buryo butandukanye nubwo wenda twari dusanzwe tubanye ntabwo nifuza kugutakaza nk'umuntu twari duhoze tuziranye kubera ikosa nakoze naho na wenda ndabizi ko wenda peri wawe adashobora kubona wenda umwanya wo kujya ku YouTube kuko ari isazi yaba ifite utuntu twinshi yibereyemo nshaka kuzaza nabo nkabasaba imbabazi nkababwira yuko byaba rero byararangiye njye narabirangije wowe uzanabibonere nanjye nta kibazo gihari erega kubera ko bazi ko ngewe ndi umuhungu wabo kandi meze nk'umuntu waremwe nk'abantu bo mu ijuru Imana nyagasore uzi ko ariko nyamura Imana yandemye neza neza nk'abantu bo mu ijuru ibaze nka Farida aje kunse imbabazi n'ibintu yankoreye ateye intambwe nanjye noneho bisa mvuga nk'umuntu wo mu ijuru reka nze bana nta mpamvu yo kutitaba Farida nubwo ibi bintu byose byabaye kuri ariko ubuzima burakomeza
ubyakiriye gute rero ibintu akubwiye natwe yarabitubwiye mbanza kuvuga ni se Farida umuntu yamwizera izi mbabazi asabye ese n'ibintu byose yakoze ko ahora avuga ati iki ndacyemera si cyo narabeshye kuri iyi nshuro ndavuga ni no nagora kenge nayimubwira bo uzi ikintu kirose keza na Farida namubwira yambesha kuri ubu ngubu atambesha ntekereza ko nta nyungu yaba afite mu kumbesha ahubwo yasanga arimo wibeshya rero niba azi ko ari kubesha bimwe byiwe kazi yake niba azi ko ari kuvugisha ukuri ni byiza cyane byari butubwire ko aje ubuzima bose turi bubyumve gusa ibikorwa azakora bya nyuma yaho nibyo bazagaragaza ese ubundi Farida yasabaga imbabazi nka muntu ki naze gusabaga nk'umuntu wari inshuti yanjye wari inshuti yawe nkomeje gutsindagira nkavuga ngo wari umugabo wanjye naba nyikomeje kubeshya urumva hari ikibazo namubashije ntise mwabanaga mute mbere ambwira ko mwabanaga nk'inshuti mutigeze mubana nk'umugabo n'umugore ariko nibuka ko hari ibiganiro twigeze gukora mwitana akwita umugabo we nawe uvuga muri cya gihe mbere ukimara kumubabarira bya bindi byose ubuzima ari yambara n'ibitenge yambaye n'ibitenge aravuga ati umugabo wanjye nawe umugore wanjye tujye gutangira ubuzima ni nabyo twifuza ambwira ati iryo jambo narivugaga ngo wihangane ngiye mvuga ibyo umuntu yavuze yaransubije ngo nari umugabo ntihabwa intebe ngo kiragiye wari umugabo ariko ubu ntabwo uri umugabo kiragiye ntiwari umugabo kuki wabimwitaga kandi atari umugabo wawe kiragiye nyine nuko ntashaka kumutakaza wenda ubu ngubu oya buriya uramutse unanagiye wagenda uvuga buriya wabona muri kiragiye nanjye ndundi umwe mu banogonozi ahubwo muri banogonozi yavuga mu mbabare nambara icyo ni coco nakubwiza urumva we yamfataga muri banogonozi bagenzi biwe nanjye nkagendera mu uwo murongo sibyo nanjye nkagenda ahubwo ubundi hari ikintu bita kwipima ku mwanya yego mbwira adafari nyine nifuza gusaba imbabazi n'umutima wanjye umenetse noneho nta bintu byo kuvuga ngo ejo ngo tuzaza ngo tuvuga ngo gutya ejo ngo byahindutse nta kizahindura ibi ngibi rwose mwa bantu mwe uwo mutima wawe wamenetse ahubwo urenda no guturika pole sana kabisa mama Farida oya nyine kumeneka nshatse kuvuga wuzuyemo ukuri kwinshi noneho nta bintu by'uburyarya nta buri ikintu kibi ni ibinyoma kuko ibinyoma bisaba gusubiramo buri gihe kandi ugusubiramo ibinyoma ari ibindi byo aho ngaho niterebye Fari kandi ndanakumva ngaho komeza umbwire nacyo niyo nagusabaga imbabazi bazimaye se gihe urabizi yaziguhaye shegewe hanyuma raki yego icyifuzo cya Farida wacyumvise Farida yise ko uri witeze ko azongera guhinduka akakubwira n'amagambo ntabwo nari mbizi nari nzi ko suzi ko twari duherukana mbwira ngo ari kumereza ukuri ngo ni ukuri kwa nyako ko kwa nyuma na nyuma ngo yambunurije ngo yari umuhenerezo disi we tuganiraho wenda gakeya nk'amasegonda ngo yari umuhenerezo gute urumva ariko umuntu yaba yaraguteye inda ubizi neza ko umwana ari uwe ukifata nka kuriya nifataga mwe kuki mutabikeza ariko reka nkubwire kubera ko ngiye Imana ndemye nk'abantu bo mu ijuru ngiye burana ko wari kera cyane kuko nzi ko neza ibyo wakoraga kuko nzi neza ko ibyo wakoraga atari wowe nawe ugafite ibintu by'ibiyoga bwanyoye umuntu akayagara akavuga ibigambo bitari sawa ariko ngiye gukora ko nari muzi nkamubabarira tu nkamwihorera ntabwo ari ukwijijisha ngiye nararimwe nk'abantu bameze nk'abo mu juru Farida kuvuga cyane bana ndapfirana narazereka ngubaze ubwo nari nasinziriye gusinzira umuntu ako menya barakwibye n'uburiri ntabwo akiryama oya ni stress ni ukuri peka mbabwira buriya niba akuze umuntu kwiba akagucucura hahandi stress hahandi we wagira stress ntukavuge gutya ninde utagira stress oya imyitwarire ye ntabwo ari sawa cyane wagiye ureka mbega iki se none se ubu koko manangira ki ubu koko penda gukeneye
mana yawe Igitsina cyane mana njyewe ngo mba nabuze n'ukuntu mvuga biba byananteye n'isoni gusaba uwo wimye nahise ko utabizi ahubwo gusaba uwo wimye biravuna pe ukuvuga ngo uyereka nsabe bizange ariko nasabye se nzapfe navuze mba ngomba gupfa ariko navuze ntabwo nari pana njyewe umwana urumva tubwire ikintu rwose mbabarira pe mbabarira kandi ubikuye ku mutima ko nawe ko nakubabariye ufite ikihe kibazo nyine se wambabariye yego nibyo ariko se ko nshaka uzanamfasha aho ngaho noneho ushaka iki okay nakomeje kumva kare kare witoratoza impande n'impande erura uvuga icyo ushaka ndashaka kumfasha urabona ngiye kubyara yego umwana si uwawe kuba yaba afite se ubwo impamvu ndi kugusaba ubufasha ni uko wenda adahari uwanteye inda arahari nibyo ariko ashobora kuba no mu bundi buryo bwo kumfasha adahari wenda nk'umuntu tuziranye urashaka wowe ubufasha bwo kuri njyewe kuri wowe ikintu ufasha umuntu wenda ibikoresho byo by'umwana ibi bintu ntunguwe ntabwo nahise ko iri jambo washobora kuri twinyuka kuri mbwira biri seriye ariko ubwiye rero urabizi njyewe nta soni njye wahoze ari iki kandi nari umugabo udahabwa intebe ibyo sina ngombwa oya wigira inzika kubera yuko oya ibyo sina ngombwa kuko ntekereza ko umviriza Farida sina ngombwa kuko ntekereza ko buri kimwe cyose kibaho kubera impamvu sibyo birashoboka ko wenda ko mubona gonozi bagenzi banjye aribo bawe wabirukanse mugasanga reka da bikanga ugasanga byarahombye ariko ko ngiye meze nk'abantu oya se kandi urabizi ko ari we mba mfite yeke nawe urabizi ko ari wowe mfite ubwo tutatumaze igihe tubonana kandi baravuga agasheke ngo zavuga ni Imana isikira amaboko ngo njyewe Farida njye ndishoboye nyakwicwa n'uburoro we iwe ngo ndakicwa n'uburoro ntacyo nushaka nuko urumva keza urugura njyewe raki simukeneye raki ni umukafiri ni idage afite ubushobozi ariko ubushobozi burashirasha nose ubu ndabufite urabona iyo bigeze aho umuntu azana imbere akamera nta n'akamekapu mw'abantu banase bazibye se bazibye mu mavide ntabwo mvuze ko bazibye iyo bagiye kuzishiraho ariko ni stress natangiye kwibagirwa kwiyitaho sikona nanutse mwa nana usoko kugurira akantu k'agasosi sosi mba numva ari byiza nawe jya unyumvira ndimo ndasaba imbabazi ariko yankora wumva yakomeza kankora yumvise ndamukeneye nk'umushuti wanjye pe sibyo ndagukeneye kandi utitaye ku byabaye kandi nanjye nkoreye ikosa nakubabarira kandi tugakomeza ubuzima ushaka ubuzima bukomeze gute nk'uko bwahoze nyine wenda ibintu byo kuryamana n'ibintu bishaka kuvaho cyangwa se wenda urabizi ko ngiye ibyo rusinkina nabiteye sinshaka no kubivugaho nta kibazo nuzi Farida akunda kuvuga ibintu byo kuryama oya ubwo impamvu mbivuze none se njye nta kiganiro twakora muri kuvuga ibyo ngibyo byararangiye n'ubundi bizigano byose mba ndi gukora ni ubuzima tuba tuvuga n'ubundi ni story za nyazo none se ubu ngubu reka nkubwire nzavuge ngo ni uguhinga cyangwa ni ukuryama gusa ni ukuryama erega ikintu kiriho ni kimwe ibyo bintu byararangiye ndi kubimwibutse rega iyo bivuze rero njyewe hari byinshi bitanibuka kandi ibyo ngibyo kubyibuka nibyo bibi oya abo nawe nshitwa nabiza ko nago nzongera ibi byararangiye reka tuye tuvugana mu bijyanye n'akazi mu kazi kawe wamwe ko bakwibye kandi muri iyi minsi biragoye biragoye n'ikintu niba bafashe no kumusaba ashobora kuba nshonje ko nabuze amashereka wamba bari ukama na 2 nkagura ifu y'igikoma cyangwa se ndanahura n'ikibazo nanarwara nkamubwira ati nk'umuntu wanjye bibiri byagura igikoma nagura ikiro cy'igihumbi cy'ifunga chake gihore nasugo bayeho uti mbayeho uko nyine ubwo ndi kurya utwo nari narazigamye natwo twanshira
papa w'umwana we bite umva ni story ndende zitari zo gushyira kuri kamera. Hakuno se niba wenda ko ari ukuntu ajya Ntabyo nzazana. ndose inyuma yo kukwiba ntago mwari muri kumwe Shana gupfa. arabizi si uwo mugushari wawe uwo mutezi arabizi Nose niba ko banyibye akanahagera ntacyo yabikozeho. Kandi noneho niba nsigenda narwara nk'ubu ngubu urabona ko ndimo wananutse cyane ubwo twajya ntabwo uryamwa niba ubwo nyine ni stress. Itaye ryari itaye buno ari buno itama amasozi pfa wajya nimba umuntu azi ko banyibye akaba azi ko mfite ibyo bibazo akaba azi ko ngiye kubyara nkaba mbona nta kintu bimubwiye ubwo urambwira ngo uwo muntu mbere ko ajya kuvuga ngo abantu bose ngo umuntu wese wifuza umwana ngo azaza gutera inda ngo reka afite amafaranga ngo wamubyarira kurera umwana wamubyarira iyo gahunda iracyakomeje ku cyumba je kano kantu ndi kwisabira ubufasha tubwire ntagikomeje ndazavuyeho kuzitera nindi ndabona igiye kunzunguza kandi bifite nyirayo nose kubifite nyira abantu bose batenda niko oya ariko reka nkubwire uramujama wawe nyuma cyagiye nyuma yuko tujye nawe ho duhanye ukuri sinzane ko nimero zanjye nagiye kubona aramamagaye aramwe ati vipi musaza ni poto ansaba ko tubonana turahura turaganira ngorera ka fanta ndakanywa twabaye n'inshuti ubu twabaye n'inshuti ubu umuntu wanjye ariko ajya mwira ko agufite ibintu bya boko rero niba barakwibye buriya reka niba barakwibye bikagenda gutyo sibyo uriya mutipe mureke wenda hari igihe sinamubwira wenda ngo nzamubwire ngo aze yongere ashingemo ukuntu byari biri akaba wenda tumasha ntaryo bizagenda neza ntabwo usiko nyuma twabaye inshuti kurabanya n'umuntu umeze neza ahubwo uzi ikintu njya ntekereza ashobora kuba yanga kumfasha kubera ibintu abona nirirwamo bino nirirwa mvuga ku ma YouTube kuko nta kintu ambwira nyine ni umuntu ubura aho wicecekeye tu umuntu uzaba uzi ko umuntu wese w'umugabo ushobora kuba utwitiye abizi neza ko mutwitiye iyo hari ikibazo kivutse nabikubwira ati bisimbi kunda bireke kuko uri gukurikiza amategeko y'umugabo wawe niba ntacyo kubwira no kubona aba ntacyo ariho oya ariko nta nibijya uriya mujama ukuntu twaganiriye njye nzi ko nidurahora tuzanafatana ahubwo oya ko mwamupfuye ariko bamuganisha abajama ni umusaza noma asaba ngatori tubwizanye kuri fari ubundi wagiye mu basaza ushaka iki umusaza nakecwa no yego nubwo twahuye imyaka imyaka 22 umuntu wese uko yaba ari niyo yaba akuze cyambere nuko abazi ngo njewe mu buzima bwanjye hari abantu nyine ngomba kwitaho abo ni bandi ni wowe cyangwa ni inde nijye n'umwana agomba kwitaho ariko ubwo niba bidakunda buriya hari impamvu bidakunda atabikora buriya umuntu utazagufasha utwite kandi sha buriya umuntu atwita nk'ubu ngubu ndumva nananiwe kwicara asa kuvuga ngo inka utatwize iyo wicaraga ugabuka byarutunye numvuga ko gutwirekeye no gutwita nkumvagira ngo twite ega ntago ari wenyine bibaho ntago ari ibintu bishyashya jya wihangana wumve ko ni ibintu biba ku bantu bose ariko se ngiye kuba mbigaragaza nkabivuga nta koserega nabwo mba nkoze ndi gutata kuri inde ndababaye meze nabi ndi gusaba ubufasha hano umura Farida nukazaza ugira imbungenge ubundi reka mubwire naraguye ngo iyo wahuye na Raki sibyo hari ukuntu muri Bibiliya harimo story ngo y'umusamariya mwiza simwege mujya mwumva kimenya ngo rero yahuye na Raki finito ahubwo sirakubufasha yakwatse wabuvuzeho iki ibintu by'ubufasha rero bitewe nanjye n'ukuntu ndimo ari ubuzima ndi gushyira ku murongo ntabwo natavuga ngo mwemereye iki akoze muri karo wacu bya ikibazo nyine kirigatira naho murebe ntabwo yabura igikoma cyo kunywa urakoze cyane igikoma cyo ntiyakibura reka ariko nyine nawe ujya amenya ko ubuzima ni nk'ivu serwakira isigahuha sibyo
n'ivu. Sasa umenye rero umenye ko ariko biri rero wagenza make bura nawe cyagiye wari wishyize ibicu wumva kuri umuntu wa danje ufite uduhumbi dutanu hariyo ukumva urambwe ngo se ngo wowe ngo noma ngo location kibaza ngo uyu mukafiri bya location sibyo yaramuserereje ngo abonye ifoto yawe muri telefone yawe ngo yamubona ngo handitsemo ngo iki my wife ako kunyo rurabibo izina ngo ryanditse muri telefone ya umuntu nawe ryawe banditseho my husband naravuga ngo nago Frida yigize yiga yansereje mbaye no kurira kuko bisiri ntago wize kubujye gusoma husband isa mungana amakuru ya Neira ameze neza ameze bien narachikumburiye bana nukuri muhamagare nyine muhamagare neza Neira amaze kumunyuma kumamagara kuko muvuze ko mukumbuye ahubwo ndashaka kuzabasura ntago bakibana tuzagusura wabyaye nta kibazo Neira sigaye yibanduke ni akabuke ntago oya se kandi ngo bahabayeho gufuka oya ibyabaye birebire ngo kuba Neira irafite telefone ifoto muri telefone ye biramubabaza ariko ntabwo twabigize big deal cyane gusa twabiganiraho kuva cyagiye twabiganiraho byose birangira ariko kari karimo kandi n'ubu karacyarimo kumbera afite agafoto kanya muri telefone ntabwo nari twese muri telefone ye nukuri irimo kabisa hari n'inuze n'iryo zina ngo husband yibaza noneho undi umukobwa nawe uramukobwa nawe niyoroshye amubwira ngo ukuntu ngo mwese ngo nawe uri umugabo we kubera nyine urumva uri boss we umugabo mukuru wawe nawe ari umugabo wawe Kinyarwanda nyine nawe ashimangira yuko ngo nawe uri umugabo we nyine kandi kuko mu Kinyarwanda niko bivuga umugabo mukuru wawe nawe ushatse wanakinyabya kwa nuzari igiti mu jisho yarikandiramo ntacyo nagutwara sawa nyine bigenze bite umugore n'umugabo mubana ushobora kuvuga ngo ugiye kumuca inyuma afite iyihe mpamvu ukaba intamba ariko Frida yarahiye ko nta mugabo bazabana mu nzu niyo mpamvu nizi rwose mva ndumva n'ibisa biri kumfata njyewe iyo navuze abagabo uhita ugira ibisa ari kurya seriye pe kandi ubifate ako nawe bamenya akunda abagabo nk'urukiko byo ni byinshi ntawamenya ibikubye ngaho mbwira Fari none urashaka dukora iki agufasha ibiki byerekeranye n'iki iyo umuntu yakubufasha avuga n'iki ubuse ufite aho kuryama ndahafite ufite icyo kurya yo kwishyura n'inzu cyangwa se nkambwira ati ashaka kunguriza cyangwa se akambwira ati nk'umuntu twamenyanye utaye ku byabaye kuba nakwishyura 30,000 mu by'inzu cyangwa kuba naguhereza 20,000 ngo ujye guhaha umuceri uteye kurye nubwo mbese ni ubufasha bwo kumfasha mu buzima busanzwe n'ibyo tubamo n'ababonogonozi reka da nta kintu bakumarira babanogonozi se ko nanarabaretse n'abashitsi bawe bose icyo ukora wamungani sigaranye wowe pe ubu ni usigaye ni wowe nsigaranye kandi ikindi nanone niyo baba bahari mukeneye kuruta uko nabakenera kuko bo ntabwo mbazi bigiye kure twahujwe na business nakoraga none business yaduzaga yarahiye nuvuga ngo yarahiye nabo bashyanye nayo pole kabisa ariko cyo nakubwira cyo nakwizaza cyo da nubwo kitari ikintu cya danje cyangwa se kiri gikomeye cyane tukazazubwira imbungenge nta bintu bya danje gusa ariko nyine ukamenya ko isi ari kimeze isi ni kimeze nta bindi bintu wowe niba ubona abantu mwari hamwe bitari sawa ukaba wifuje korokera ngewe kandi nanjye warantaye ufite uvuga ko ufite aho bagushaka baragukeneye njye ntabwo nakujugunya nkawe ibuka mbere ariko nukwibukiranya ntabwo ndi kugarura ibyarangiye ngo nshinyagurire Farida hari igihe hari ukuntu yavuga ngo afite impamvu adashaka ko we mu bantu ngo afite inshuti ze z'abagabo nyinshi
bakunda kwisangirira Urumva- bakunda kuba bari kumwe Ah, ku buryo aramutse abana n'umugabo byamubangamira kandi akaba atahitamo n'umugabo aribwo namubwira nti se ntabwo wahitamo izo nshuti ukazireka ubwo yahitamo amategeko y'umugabo aribwo avuga ko bitakunda none ubwo bivuze ngo n'izo nshuti mwasangiraga wari wararutishije umugabo arizo uzatuma gutabana na Lucky ngo ntiwazirutisha Lucky nazo zaragiye n'ubu nta nimwe ushobora kubwira ikibazo kera nkimara kugira Ase- kuba ntimeze neza na Lucky turi mu rukundo ubundi hari ikintu bita kuvuga ngo hari ikirondwe kigenda kikagira inka sibyo inka ikagenda ikirondwe ntikibimenye ko inka yaragiye kera none nawe rero waragiye ugira wadanje uri henura njyewe Lucky simukeneye Lucky nta kintu ariho Lucky ntafite aho kuryama dore ubu ngubu yaratorogeye n'akazi karahagaze ariko buriya mwana reka kamubwire ikintu kiriho nta hantu mu gisha utagusanga nta na hamwe burajyagiye mwumvaga ko ubuzima burangiye bana ndomunganye sibyo ariko aho nagiriye amahirwe mpabona abandi bana ibintu niterebye ibintu neza gusa ubu bikomeze bikuryohere gusa ahubwo ndashaka muzanansure okay nyine ndashaka muzahansure uribuka yagiye nyuma ho gato tumara gushwara na Farida uribuka umumagara ngo mwarambase kuri telefone munabeshya sibyo ndashaka muzansure aho tuyuba ntago ari hano hafi Kigali naje gusanga ariyo gukoreramo atari yo guturamo hari ukuntu Imana ijya igira igura kigatera vi ubuzima bukoroha itara ryaratse rye sibyo ryaratse inyenyeri iraka namwe igihe cyanyu kizagera inyenyeri yake na Faride nawe rero ye kwiheba ngo ibintu iyo bya ferinze hari igihe kizagera inyenyeri yongere bijya reba ubwo ko bigoranyira ibibazo byose yagiye anyuramo ubu niwe wareba hari igihe biba ngombwa ko wa wundi wa mugani wimye ari wo usigaranye biba biteye n'isoni ariko guhemukira umuntu urumva nyuma none ukaza kugaruka usaba imbabazi noneho no kumusaba n'ubufasha uzangwa no gusaba imbabazi urazihawe nyuma y'imbabazi usabye n'ubufasha gusa nyine biragoye bihangana gusa reka nkubwire nanjye ari ikintu kibaho bikananira kumva ko ari wowe ushobora kuza umbwira gutyo biri seriye ko njya ntekereza buri icyo wari umezemo buri icyo wafatagamo buri icyo wambwiraga nkibaza niba ari wowe ariko nyine isi ni kimera tu nta kundi nyine tugomba kwakira uri uwacu ariko ni uwacu gusa niba ngo kabyeri ndarwaye nyine mu nda hari kundi yamenya ari igise kiri kumfata kandi nuko kandi arabikubwiye nge nzagifatirwa mu kiganiro nta modoka wazanye usange ntabwo ari ibitotsi pe si ibitotsi bigatuma amera gutya uyu kwa kundi kiba gitangiye kuza kiri gukwereka ibimenyetso uwo mu kanya nuzi iki kandi ubu nubona kandi umwana uvutse hano nk'abavana uwanjye n'ubundi nalela imodoka ze twahita tuyigurana Lucky yishyura ibitaro nka papa w'umwana hariya barabihindura nta kibazo burya se koko oya da aho biba byemewe cyane uraba wabyemera indangamimerere mwirangamimerere rero nabyara nibwo mwirangamimerere bazamwemezamo ubundi uzabariza ubwo nagushyiramo ni wowe uzaba sepa nose urumva namushyiramo atabishaka gusa ntabwo nakurira iryo kosa se umwana agomba kwiyandikaho umwana we yaba ari umukene yaba atari umukene nta mpamvu yo kugushyiraho umuzigo utari uwawe kandi ibaza ariko sha rega Lucky ndagukunda none se ureka nkubwire
ntago mukunze ngo anterete ndamukunda nk'umuvandimwe ndakuryoheraga da umuvandimwe nk'umuvandimwe yego muvandimwe wanjye yego mbwira ukuntu nkunda rero ndagukunda pe nkunda gute se muvandimwe wanjye nubwo ndi gusaba ubufasha yego nibyo nuko ari wowe mfite ukubusaba ariko icyizere nkugirira ntabwo ndi kubyemera neza wabyemeye se ko ibyo nkubwira ari ukuri ninjye ufite abandi bose bagiye nabo nusubira kubana nande cya gikunda cyawe cy'abonogonozi byaje nyine buri wenyine iyo umuntu ageze aho akeneye abantu na murumuna wawe nawe ngo yaragiye akobeshe bayeho nabi ni nayo mpamvu noneho uziko rwose watangiye gupfuka urumva yari afite abantu mu gihe atari abakeneye no mu gihe ubakeneye bose baragiye nta bantu yari afite ahubwo yari afite indungurutse n'igize ni ibiryi babyita ibiryi mwese niko tugira abantu kuri cya gihe uryoshye noneho ubuzima bwahinduka ukababura ni indungurutse akantu nako ni bien none wongera ukamera neza bazagaruka umwana amaze gukura uzongera bagaruke bati Fred agarutse no mu murongo nta kirintsabirizi baze bongere bakeneye kurunguruka sibyo se nose wakomezanije na papa w'umwana ahubwo wakomezanije na papa w'umwana wasanga atamushaka oya kuba umwana simvuze ko atamushaka kuba yaranteye inda ashaka kuba wenda atakemera ko tubana cyangwa se mu kimwe tukaba twarateranye inda tudakundana ariko akundi biba biri aho ngaho ibintu bya byose ubundi biba biri aho ngaho biba biri hariya uko umunsi umwe bazabikwiba mwateranye inda mudakundana abakobwa babiri barasohotse barasohoka bajya mu tubari baranywa abatipe barabacyura babageza mu rugo bararana nyine barabanokona wa mugani wa Farida bamaze kunokonora bucya mu gitondo bitewe n'ibikoresho baba bafashe by'ibiyoga n'ibiki bwakeye babyutse bwakeye nka 8 z'amanywa bari baraye ijoro babyuka basanga bambaye ubusa ko ari babiri abajama bicaye hanze ku kabari ko bari kwinywera akantu bambaye amasume nyine cyangwa amakabutura dada umwe arabyukatiye asanga yambaye ubusa buri bose bari mu gitanda bambaye ubusa buri ubwenda bujugunye hariya buri wese abyuka avuga ati twageze hano abajama bibereye hanze bari kwinywera icyo kunywa nyine bazi ko bibereye mu rugo tu umukobwa wazunda ati sati ninde wanogonoye ndatize ahubwo muri bariye babiri ninde wanogonoye urabazi sinditireka nabotse none Farida nawe agiye kujya asangira na benshi birangira atamenye bamusekeje urabyo byarumwe uwo murengo ndacyawe ufite unuvuga ngo buri umwe wese nago yarazwa munogonoye kandi nabo ntibari babazi kandi byose urumva ko byatewe n'icyo kunywa cyo kunywa ubundi hari igihe ukishinga kikakugarira ega n'ubundi ngo uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo none Farida nawe zaragize gutya azikura mu icupa aba arihenuye rakirekareka mu kafiri rakirekareka simukeneye mfite ubushobozi mfite sawa cyageze numva mu nzu inzoga nanjye ndakabyara njye ngira n'ingaruka z'ibyo mba naranyweye cyane aravuga ko ari umwana usisaba narazinyweye pe bashaka kureba umwana niba atazavuka ananiwe kubera inzoga warazinyweye bihagije gusa ndacyazinywa narikeri ndacyazinywa tugira kakuka tugira imisatsi reka tugane ku musozo urumva ubutumwa Fred aragufitiye nubwo kandi ndanagushimira ko imbabazi wazitanze na byiza ubwo ibindi byo ntabwo bimuvugira cyangwa ibyo umufasha ni wowe umuntu afasha ku bushobozi afite ndetse n'ubushake bwe ntabwo nakubaza ngo uzamufasha iki sinakubaza ngo umufashije iki ariko ibyo ni ibyawe uzi ikintu kiriho keza tutire tujya kure dore n'amasaha aragiye sibyo kandi Farida nubwo yigize nabi ntabwo twari tubanye nabi sibyo ntabwo twari tubanye nabi kandi sinanamwangaga uretse ko wenda yabashije kunyereka aho ukuri ko ari kuri nanjye nkabasha kumenya ukuri gusa nabasha kumwihanganisha urakoze
urakoze cyane. ni ukwihangana kuko muri iyi minsi n'amafaranga yarabuze rero iyo umuntu agutwaye ikintu cyawe kugira ngo muri ikindi kintu biragora Biragora. ni ukwihanganisha mbere na mbere gusa sinabivugira imbere ya kamera ariko ntago twabuririza icyo nzajya mbasha nicyo nzajya nkora ikidakozwe amenye ko ubwo nyine ntikiri mu bushobozi bwanjye ikintu narenzaho nuko namubwira atarakoze ntabwo naniteze ko ari bubimbwire gusa nyine Imana iguha umugisha kandi ikomeze kwagura. urakoze cyane dusoreza hano dusura mu kiganiro cy'ubutaha.